Umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka. Aya ni amagambo yabonwe mu nzandiko z'umucurabwenge w'umugiriki witwa Plato. Umuziki utuma umusemburo wa cortisol ugabanuka, bikagabanya stress kubera kuvubuka iyo umuntu afite stress. Abashakashatsi benshi bagaragaje ko umuziki ufasha umubiri n'ubuzima bwo mu mutwe. Mbere yuko nkubwira uburyo umuziki wifashishwa mu buvuzi, reka mbanze nkubwire akamaro k'umuziki ku buzima buzira umuze. Umuziki ufasha umutima gukora neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko amaraso atembera neza kandi mu buryo bworoheje iyo hari umuziki uri gucurangwa. Ugabanya umuvuduko w'amaraso, ukagabanya umusemburo wa cortisol mu mubiri. Uyu musemburo usemburwa mu gihe umuntu afite stress. Wibuke twigeze kubivugaho. Umuziki kandi wongera ingano ya serotonine na endorphine mu maraso, nk'uko tubikesha urubuga rwa northshore.org. Serotonine ni ibinyabutabire byohereza amakuru mu tunyangingo dukorana n'ubwonko. Iyi serotonine ikaba igira uruhare mu gusinzira, mu igogora, gukira kw'ahantu hakomeretse, kuvura kw'amaraso, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'ibindi. Endorphine yo ikaba igira uruhare mu igabanuka rya stress, ikongera akanyamuneza, akenshi ikaba ivuburwa iyo umuntu ari gukora ibikorwa bimushimisha. Umuziki ufasha abantu kurya ibiryo bike. Iyo abantu bari kurya hari umuziki utuje hafi aho, ubushakashatsi bwagaragaje ko abo bantu barya bike ugereranije n'ibyo barya iyo hatari umuziki. Umuziki wongera umusaruro ku kazi. Iyo abantu bari gukora akazi gasaba ingufu bari kumva umuziki, byagaragaye ko byongera abantu kwihanganira imvune n'uburibwe by'akazi. Niyo mpamvu uzasanga abantu bamwe na bamwe iyo bari gukora imyitozo ngororamubiri bayikora bari kumva umuziki. Hari umwami uvugwa muri Bibiliya witwa Sawuli. Niwe mwami wa mbere wayoboye Abisirayeli nyuma yuko bari bageze mu gihugu Imana yabasezeranije ko izabaha. Bibiliya ivuga ko Sawuli hari ubwo yajyaga aterwa n'imyuka mibi, Dawidi yajyaga aza kumucurangira. Bisome muri Bibiliya igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 14 kugeza wa 23. Reka turebe imirongo mike yo muri iri somo. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 14. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Umurongo wa 15. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana niwo uguhagarika umutima. Umurongo wa 16. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana nuguhangaho ajya gucurangira ukire. Umurongo wa 23. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira, umwuka mubi akamuvamo. Nzi abantu benshi bizera ko hari indirimbo zirukana imyuka mibi. Hari indirimbo zimwe na zimwe zagiye zigira uruhare runini mu mpinduramatwara ndetse no gucengeza imyumvire mu bantu bamwe na bamwe. Biragoye ko washidikanya uruhare rw'indirimbo za Bob Marley ndetse na Lucky Dube mu kurwanya irondaruhu. Naho mu Rwanda hari indirimbo zifashishijwe muri gahunda zimwe na zimwe za leta. Nk'urugero, nk'indirimbo zifashishijwe mu gushishikariza abaturage kwirinda coronavirus. Bivugwa ko ubutumwa bukubiye mu ndirimbo n'umuziki bwumvikana cyane ndetse bukagira umusaruro kurusha imbwirwaruhame. Reka tuvuge ku buryo umuziki wifashishwa mu buvuzi. Uretse kuba tuwumva ukaryohera amatwi, umuziki ufite imbaraga zo gukora ku marangamutima yacu, ugahuriza hamwe abantu, ndetse rimwe ukagira uruhare mu gukira kw'ibikomere by'umutima kuri bamwe. Ni kenshi mu myaka yashize abantu n'ibigo by'ubushakashatsi bagiye biga ku buryo umuziki wakwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandura, zirimo iz'umutima, kanseri, diyabete ndetse n'iz'ubuhumekero. Izi ndwara nizo ziza ku isonga mu guhitana ubuzima bwa benshi ku isi.
Imibare ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 73% by'impfu zose zabaye muri 2020 zatewe n'izi ndwara, mu gihe mu myaka ya 2021 na 2022 izi ndwara zitandura arizo ntandaro y'impfu zabaye ku kigero cya 72% na 71%. Mu gihe zimwe muri izi ndwara zidafite umuti, hari uburyo bwinshi bwagiye bugaragazwa bushobora kugabanya ubukana bwazo ndetse bugatuma ubuzima bw'uzirwaye bukomera. Umuziki ni bumwe muri ubwo buryo bumaze gukundwa na benshi, ahanini kubera ko kuwukoresha bisaba igiciro gito kandi ntibigire izindi ngaruka mbi, ndetse bukanatanga umusaruro mu buryo bwa vuba. Isesengurwa ryakozwe muri 2020 n'abashakashatsi bo muri University of Science and Technology mu Bushinwa ku ngingo 22 zakozwe n'ibigo by'ubushakashatsi mu bihugu bitandukanye, ryerekanye ko kwifashisha umuziki mu buvuzi bw'indwara zitandura byagize uruhare mu kugabanya ububabare, umuhangayiko no kwiheba ku barwayi ba kanseri zitandukanye muri uwo mwaka. Ikinyamakuru Diabetes Research and Clinical Practice nacyo cyatangaje ko umuziki wagira ingaruka nziza ku buzima bwo mu mutwe, aho byagaragaye ko abarwayi ba diabete bakoreweho iyi nyigo ubuzima n'imyitwarire byabo byarushijeho kuba byiza. Ubuziki mu buvuzi bw'izi ndwara zitandura bifasha mu kuruhura umurwayi wumva, bikagira akamaro mu kurinda ko yagira umuhangayiko, agahinda gakabije n'umubabaro. Bufasha kandi mu kumenya, kwerekana no kugenzura amarangamutima yabo. Bufasha kandi mu guhuza abantu mu buryo baganira, bakagira byinshi bigezaho. Ukanifashishwa mu gukora ibikorwa bisanzwe, cyane nko koroshya imyitozo ngororamubiri, ifite akamaro kanini mu guhangana n'indwara zitandura. Umuganga Barbara Bennett umaze imyaka 17 aba mu Rwanda, yafashe iya mbere mu kwifashisha umuziki mu kuvura indwara zinyuranye zirimo n'izitandura, umwuga amaze imyaka 10 akora. Aganira n'Igihe, yavuze ko yafashe icyemezo cyo kujya muri ubu buvuzi kubera ko yabonye ko mu Rwanda butaramenyekana kandi bikwiriye ngo butangire gukoreshwa kuko butanga umusaruro. Yaravuze ati, uretse kuba umuziki wagufasha ufite nk'ibibazo by'ihungabana, ushobora no kugufasha guturisha abarwayi kwa muganga, cyane ababa bagiye kubagwa. Nk'iyo ugiye kubagwa kubera ubwoba, umusemburo wa adrenaline ukaba mwinshi, utuma umutima utera cyane. Akenshi biragora ko ikinya cyagufata cyangwa ngo gikore neza, ariko iyo hari umuziki ufasha mu gutuma umurwayi atuza cyane. Yavuze ko nko ku bana barwaye autisme, umuziki ubafasha cyane kuko baba batabasha kwigenzura, umuziki ushobora gutuma batuza. Barbara Bennett yavuze ko nk'abana baba barwaye ADHD, uburwayi butuma bagaragaza imyitwarire idasobanutse, umuziki wababera igisubizo. Yavuze ko iyo urwaye ugakoresha umuziki, imiti ndetse n'izindi nama ugirwa na muganga, nta kabuza hatangira kugaragara impinduka mu buzima bwawe. Mwakoze kuba mwabanye natwe muri iyi video. Kora subscribe niba utarayikora, kora like niba wabikunze. Iyi channel ni Lightway, naho nge wumva Ndishimwe Joseph. Murakoze, dusubira ubutaha.